Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, nizere ko mumeze neza muri gahunda murimo zitandukanye mubana natwe. Nkwibutse ko aha niho hambere ushobora gukurikirana amakuru aba ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ukande subscribe kuri Kigali Top News maze uyongere mu muryango mugari w'ababana natwe. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikana amashusho y'ubukwe muri kugenda mubona ku mashusho, aho bamwe bakomezaga kugenda bibaza byinshi ndetse bakanibaza ibyaberaga muri ubu bukwe. Nibyo tujye kugarukaho tubabwire byinshi maze usobanukirwe ibyo utigeze umenya. Gusa bane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru aba ari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni amashusho yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru gishize. Ni amashusho afite amasegonda agera kuri 21, aho umugeni aba ateruye isafuriya bigaragara ko amaze gusonga ubugari maze akabushyira ku isahani agahereza umugabo we. Bamwe mu bari aho bakagenda bishimira ibyabaga biri kugaragara muri ubu bukwe, maze nyuma y'igihe gito aya mashusho akaba yaracicikanye ndetse agenda anahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga nk'ibintu bidasanzwe. Bamwe bakagenda bibaza aho yafatiwe ndetse n'igihe yafatiwe. Amwe mu makuru twabashije kumenya nuko aya mashusho yafatiwe mu bukwe bwabereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2022. Akaba ari ubukwe bw'umusore ndetse n'umukobwa bashatse gukora ibidasanzwe, aho gukoresha keke za kizungu bihitiramo gukoresha umutsima wabo bitekeye kugira ngo bagaragaze ko n'iby'i Rwanda cyangwa se no gukoresha iby'iwacu ntacyo bitwaye. Ibintu byakomeje kugenda bigaruka ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu batandukanye bakomeje kugenda bishimira ubu bukwe. Bamwe bakagenda batanga ibitekerezo bigaragaza ko iyi ntambwe ndetse n'ibi bikorwa byakozwe n'aba bageni ari ibyo kwishimirwa. Ngayo nguko ubu ni ubukwe bukomeje kugenda butangaza ndetse bunagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibyabereyemo bitari bimenyerewe mu bukwe bwo mu Rwanda, aho bizaniye gaze, bizanira amashyiga, bizanira ifu y'imyumbati maze bitekera ubugari, bakora ibidasanzwe ndetse bikomeje kugenda bitungura benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngayo nguko iyi ni Kigali Top News, niyo soko ya mbere y'amakuru aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ukore subscribe kugira ngo wiyongere mu babana natwe umunsi ku munsi ndetse no mu zindi gahunda zitandukanye. Ukore share n'inshuti zawe zikomeze zigende zibona ibyinshi bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha ndetse n'amahirwe bibane namwe, turabakunda cyane.